bene data mukwiye guhora muri maso kugira ngo Imana nishaka kubatumaho ba Koroneliyo isange hari icyo mwamaze kwakira muri mwebwe kugira ngo mujye gufasha ba Koroneliyo. Ariko abantu batari maso, batari kumwe n'Imana, badahagaze barindiriye ubushake bw'Imana, iyo ba Koroneliyo babatumweho bajya babasha kunaniza ba Koroneliyo, bigatuma babangamira umugambi w'Imana kubera batigeze baba maso Imana ibakoreshe kwa Koroneliyo. Tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Ndabasuhuje bakundwa mukunda gukurikirana ibiganiro bica ku Gasuda TV. Uyu munsi rero twongeye kubategurira ijambo ritari rinini cyane, ritari rirerire, uko twabibasezeranyije. Ntabwo tuzajya tubategurira ibiganiro birebire kuko twifuza ko mubimenya kurushaho. Ntabwo ikibanza ari uko tubatwara iminota yanyu, ahubwo dushimishwa cyane nuko hari ibyo mwunguka. Kandi iyo turebye ibibazo mugenda mutubaza, inyunganizi n'inama mugenda mutugira, bigenda bitwereka ko ibiganiro tubategurira bibanyura. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kivuga ko kuba ukijijwe, kuba waracunguwe, kuba warakiriye agakiza ntabwo bikuyeho intambara, ntabwo bikuyeho ibibazo byose biba muri iyi si ko ugomba kubinyuramo. Kuba ukijijwe neza, mbese agakiza ntabwo gaheza amakuba, ntabwo agakiza gaheza imibabaro. Mu ijambo rigufi cyane niryo ngiryo, agakiza ntabwo gaheza imibabaro. Tugiye gusoma ijambo rero dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9. Turahera ku murongo wa 36. Twumve aya magambo kandi ndakwinginga ntujye kure kugira ngo ukomeze ukurikirane iki kiganiro. Haravuga ngo kandi i Yopa, umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero azura Tabita. Kandi i Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, bisobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutumaho abantu babiri, bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi i Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi.
dusomye amagambo rero atari maremare avuga kuri Petero n'uyu Tabita wari wapfuye, nk'uko dufite uyu mutwe w'inyigisho uravuga ngo kuba ukijijwe ntabwo bikurinda guhura n'amakuba. Uyu Doroka yakoraga imirimo myiza akayikorera abizera. Uyu Doroka yabohaga imyambaro akayifashisha abantu atabatse ikiguzi. Uyu Doroka yitaga cyane ku kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kurumva niba agufashije, ubundi umukristo, umuntu w'umukristo yatanze inkunga, abantu babirebera mu gace ka gikristo, akavuga ati abakristo nanjye nzaba umukristo. Uyu Doroka rero nubwo yadodaga iyo myambaro akayiha abantu, ariko igihe kigeze arapfa. Iyo ni inzira abantu bose bazacamo, iyo ni inzira twese tuzacamo y'urupfu. Dorokasi uyu nguyu amaze gupfa, abantu bababazwa nuko Dorokasi apfuye kandi hari imirimo yabakoreraga. Icyabababaje cyane nuko ntacyo kumwitura bari bafite. Nicyo cyababazaga. Batekereza uburyo yabagiriye neza, yaberetse ineza, yaberetse urukundo, ariko bo bakaba ntacyo bashobora kumufashaho, bikabababaza cyane. Niko guhita rero bahamagara Petero, ngo Petero uyu nguyu yari ari Yopa, niho yari arimo kubwiriza ubutumwa bwiza. Bohereza abantu babiri kugira ngo bajye gutumira Petero aze niwenda nahagera, bizeraga ko ari icyo ari bukore. Mani tugiriye neza. Hano harimo ibanga rikomeye cyane. Uyu Petero abantu bajya kumutumaho, ntabwo uyu Petero Imana cyangwa se Umwuka Wera yaje ngo amumenere ibanga, amubwire ngo hari abantu baturutse aha n'aha baje kukureba, ngwino mujyane. Ntabwo ariko byagenze. Imana ikora mu buryo butandukanye. Imana ikora ivuga mu buryo butandukanye. Ubwo yavuzemo none ntabwo ari bwo izavugamo ejo. Uyu Petero arahaguruka ava i Yopa ajya kwa Doroka, ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe, nta jwi ry'Imana yari yumvise muri we. Petero aragenda, agezeyo Bibiliya yatubwiye ko yabaheje, yinjira muri icyo cyumba asanga uwo Doroka aho bamuryamishije. Amaze kuhagera arapfukama atangira kwambaza Imana. Isengesho yasenze ntabwo baryanditse hano, ariko nawe ushobora guhita uryiyumvisha, kuko bari abapfakazi ngo bazanye imyenda yababoheye mbere y'uko apfa. Yose byinshi bayishyiraga imbere ya Petero. Dore byagenze gutya, none ntacyo namufasha rwose. Niba hari icyo wamufasha, reba icyo wakora. Muri uru rugamba rero rwari rutoroheye Petero, mu by'ukuri nta gisubizo yari bubone cyo gusubiza bariya bantu. Kwizera kwawe
kuranga n'iki muri wowe muri uyu mwanya? Ese uburyo ubanye n'Imana biraguhesha amahirwe yo gukora ibitangaza bigaragaza Imana hano ku isi, cyangwa ingendo yawe irimo iracumuza abakureba bigatuma badashaka kwinjira mu bwami bw'Imana? Petero araza yigira imbere, arinjira. Muri uko kwinjira, hano tutaraharenga, nko kuvuga ko Imana ikora mu buryo bwinshi butandukanye. Hari umugabo witwa Koroneliyo. Uyu Koroneliyo yari umukuru w'abasirikare. Noneho afata inzira ajya igihe Petero yari arimo gusenga, haza umwenda urimo imiserebanya, ibintu byose by'ibinyamaswa. Noneho bamuha n'icyuma ngo nabage arye. Ariko Petero aravuga ngo ntabwo narya ibizira kuko ibihumanye, kuko amahame yacu ntabwo bitwemerera. Noneho Petero uyu nguyu, iryo yerekwa cyangwa izo nzozi zari izo guteguriza Koroneliyo abantu yari yohereje kugira ngo Petero ataza kubananiza. Mwene data mukundwa, niba wumva harimo kwizera guke muri wowe, hakaba hari intumwa zigutumweho kugira ngo ugire icyo ukora, witinya, wikuka umutima ngo nta Imana yakubwiye kuri ibyo bintu. Humura. Petero uyu nguyu amaze kubona izo nzozi, ijwi baramubwira ngo ibyo Imana yamaze guhumanura we wibyita ibizira. Hari ibyo uri kwita bizira kandi Imana yamaze kubihumanura wowe. Hari ibyo uri gushidikanyaho kandi Imana yamaze kubyeza. Gendera mu murongo w'Imana, uraza kubona ibitangaza by'Imana. Petero rero abamaze kumubwira ngo iby'Imana yahumanuye weho wibyita ibizira, ako kanya bantu boherejwe na Koroneliyo barinjira, baravuga ngo tugushaka Petero. Noneho bamaze kuhagera, Petero kubera yari amaze kuganirizwa n'Imana aragenda, ariko yagiye afite confidence ko hari ibimenyetso by'Imana yamuhaye. Uyu Petero arahaguruka aragenda. Petero amaze kugera kwa Koroneliyo nibwo yamenye icyo yari agiye gukora kwa Koroneliyo, ariko mbere y'uko Petero ajyayo ntabwo yari azi icyo agiye gukora kwa Koroneliyo. Bene data mukwiye guhora muri maso kugira ngo Imana nishaka kubatumaho ba Koroneliyo isange hari icyo mwamaze kwakira muri mwebwe kugira ngo mujye gufasha ba Koroneliyo. Ariko abantu batari maso, batari kumwe n'Imana, badahagaze barindiriye ubushake bw'Imana, iyo ba Koroneliyo babatumweho bajya babasha kunaniza ba Koroneliyo, bigatuma babangamira umugambi w'Imana kubera batigeze baba maso ngo Imana ibakoreshe kwa Koroneliyo. Yesu atugirire neza. Uwo munsi rero Petero aragenda yinjira kwa Koroneliyo. Amaze kugera kwa Koroneliyo bamubwira ibyo barose, ako kanya agiye kubona buzuye umwuka wera.
Imana idufashe kandi twigishe. Noneho bamaze kuzura umwuka wera, urumva Petero nk'umuntu wari uje atazi icyo aje gukora, akimara kubona ibibaye, kuko ikintu bari bashyize imbere cyane kwari ukuvuga Yesu Kristo wabambwe akazuka. Ikindi cya kabiri, umubatizo. Noneho iyo niyo nshingano nawe yahise akora aho hantu, aritahira. Abatazi umugambi w'Imana rero bumvise inkuru za Petero ko yagiye kwa Koroneliyo, batangira kuburanya Petero. Ahangaha rero amahame y'abantu kenshi hari abakristo atuma badakorana n'Imana bitewe n'uko bubatse kuri ayo mahame y'abantu. Ariko ihame ry'Imana iyo waryubatseho, nubwo abantu bagusakuriza, hari ijwi ry'Imana rijya riza muri wowe rituje cyane, rikakubwira icyo ukwiriye gukora. Urakangwa n'iki? Uraterwa ubwoba n'iki? Iryo jwi ryere kugukanga ngo ayo majwi yere kugukanga ngo gutesha umwanya. Petero amaze kugera muri bene se bagenzi be, batangira kumwamagana. Kuki wagiye hariya? Kuki wagiye hariya? Kuki wakoze biriya? Kuki wahaye umwuka wera bariya bantu? Petero atangira kwisobanura ku bantu. Ese wowe ntabwo ushubijwe inyuma nuko amajwi yabaye menshi, arimo agutoteza ngo uri mu buyobe? Ibyo bigatuma utangiye gucika intege ngo ushake gusubira inyuma. Mwene data, gukorera Imana, Imana ishobora gukorana nawe, ariko ntiri gukorana na bariya, cyangwa se iri gukorana namwe mwese, ariko buri wese afite misiyo ye Imana yamuhaye kugira ngo ayirangize. Iyo misiyo yawe rero, mugenzi wawe ashobora kutayumva neza bitewe na misiyo afite. Dufate urugero nko ku muntu ufite impano yo gukiza abantu, gukiza indwara, gukora ibitangaza. Twongere kandi dufate urugero ku muntu ufite impano yo kwerekwa. Hari abantu bafite impano zo kwerekwa ariko batabasha gusobanukirwa ibintu neretswe n'ibiki. Abo bantu rero badahagaze neza mu bushake bw'Imana bashobora guhangana. Icyambere, uriya ashobora gukoreshwa ibitangaza kuri uriya muntu, undi akaba yahawe kwerekwa ariko ntasobanukirwe. Icyo gihe rero mukagongana. Murasabwa guhagarara neza kugira ngo Imana ikorane namwe, bityo mubashe guhura na bene so, mubashe kumenyana. Ariko niba mudashaka gukorana n'Imana, nimuhura na bene so ntabwo muzamenyana, ahubwo muzisanga mu ntambara, mwebwe ubwanyu muri guhangana murwana. Ntabwo biriba wabikoze. Mani tugirire neza. Petero abagezemo baramusakuriza. Niba harimo abantu bahubuka cyane, birashoboka ko bamukubise n'ingumi, ati Petero wowe wayobye, waguye, batangira bakamuhondagura. Ariko Petero yari ari mu bushake bw'Imana. Nuhagarara mu bushake bw'Imana, kenshi uzakora ibimeze nk'amayobera mu bana b'abantu. Kandi nukora ibimeze nk'amayobera mu bana b'abantu,
abana b'abantu bazakurwanya kuko nabo ntabwo bari kubyiyumvisha neza ibyo wakoze ibyo ari byo. Wikuka umutima rero nuko uri kubona ikivunge cy'abantu kikugose nka Stefano gishaka kugutera amabuye. Wikwiheba ngo ucike intege usubire inyuma cyangwa uve mu byizerwa unanirwe gukomeza uwo murongo wo kwizera Imana. Nyuma yo guterwa amabuye kwawe hari ijwi ry'ihumure rigiye kuza muri wowe, rigiye kukubwira amagambo y'ihumure. Iryo jwi iyo rije muri wowe guhangayika kwari kurimo kuragenda, ukumva uratuje cyane, ukumva uri amahoro. Kandi iryo jwi rituje rijya riza nyuma y'umubabaro, rijya riza nyuma y'amagambo y'abantu, rijya rizwa nyuma yo gutotezwa, rijya riza nyuma yo guterwa ibuye. Yesu atugirire neza. Kuko uyu mugabo Stefano amaze guterwa amabuye agiye gupfa nibwo yatangiye kubona mu ijuru hakingutse. Ariko nyamara agiterwa amabuye ntabwo iryo juru yari araribona rikinguka. Ariko nyuma yo guterwa amabuye nibwo yatangiye gufunguka amaso, atangira kureba icyo gihugu, atangira kunezezwa n'urugendo rwe ari kujyamo. Witerwa ubwoba n'amabuye rero bakugotesheje, witerwa ubwoba n'ibirundo by'amabuye barunze kugira ngo bagutere. Ntago baramenya umugambi w'Imana, ntago baramenya imikoranire y'Imana nawe. Imana itugirire neza. Stefano bavuze ubutumwa bwiza muri iki gihe, barabwiriza ibintu birakomera. Igihe kigeze abatari bazi uko Imana ibigenje, abatari bazi uburyo Imana irimo gukora muri iyo minsi, bafata Stefano bamushyira hagati yabo, barunda amabuye baramutera. Rero kuba uri gukorana n'Imana ntabwo bivuze ko ahantu hose izagutabara. Hari n'aho izemera ugapfa, ariko upfuye ute? Upfuye uri mu wuhe murongo? Upfuye uri mu wuhe mugambi? mutinyuke amakuba, mugire imbaraga zo kwegera Imana kugira ngo ibahe imbaraga, ibahe ibikenewe. Hari ijambo rivuga ngo niba bakurubanira mu masinagogi bakabakubita bakabajyana mu nkiko, ntimuzibaze ngo turasubiza iki, ahubwo mujye musenga, umwuka wera azabaha ibyo musubiza muri icyo gikundi cyo kubatera amabuye, cyo guterwa amabuye, kugira ngo hatagira ijambo ribi riva muri mwe. Ahubwo nimumara gutuza muri mwe, cya gikundi cyari kirimo kibatera amabuye ntabwo kizaba kikibishoboye, kizabatera amabuye nibyo, ariko muzaba mufite umwuka wera uri muri mwe mubwira ati muhumure, mukomere, dore aho tujya, dore icyo duharanira, dore tugiye kugisingira, ni mukomere. Sinzi igituma wowe utari gukomera. Aya majwi rero hari abagenzi benshi ajya asubiza inyuma, amajwi agasubiza inyuma abagenzi. Izi nzu z'imbohe, inzu y'imbohe rero iragereranywa na bwa butumwa bwiza ushobora kuvuga ugahezwa, ugashyirwa kure y'abantu. Iyo ni inzu y'imbohe washyizwemo, ariko gumana n'Imana, umwuka wera yiteguye kugufungurira. Witinya, komeza utuze, uhagarare muri icyo gico washyizwemo, kandi ukomeze usenga Imana kugira ngo iguhe umwuka wera utaza kugicumuriramo. Iki gice cyo guterwa amabuye, iki gice cyo gushyirwa mu nzu y'imbohe, muri iki gice habonekamo abantu benshi baza bameze nk'abaguserereza. wigize uyu ngaho reka turebe. Mwene data, nyuma y'ayo majwi uri kumva hari irindi jwi rigiye kuza. Humura, komeza uritegereze.
kandi uranesha. Ibyo ngibyo, iyo nzu y'imbohe urimo ntabwo ari iyo kuguhitana, ahubwo amaherezo urayivamo kandi urayivanamo intsinzi. Imana itugirire neza. Witinya, wikurwa umutima nuko uri kubona hari ibintu biri kukubohera mu nzu y'imbohe, biri kukujyana kure y'abera b'Imana, bishaka kukwegeza inyuma. Ariko niba uri mu bushake bw'Imana, witinya, wikuka umutima, amaherezo uraza kunesha, uraza gutsinda. Byereka wikwiheba rwose, wihangayika. Nyuma y'ayo majwi, nyuma y'uwo mubabaro, nyuma y'iyo mitwaro, hari ijwi ry'ihumure. Kandi iryo jwi ry'ihumure iyo rije muri wowe, uratuza ukagira amahoro menshi cyane. Komeza utegereze iryo jwi ry'ihumure rigiye kuza rivugane nawe. Iryo jwi ry'ihumure iyo ryaje, riguhishurira amabanga y'uburyo bwinshi butandukanye. Iryo jwi ry'ihumure iyo rimaze kuza muri wowe, riguha imbaraga zo gukora n'ibyo abantu batatekerezaga ko wakora. Bari tugirire neza. Uyu mugabo Yesu Kristo ari hano muri iyi si, igihe bari bagiye kumubamba ku musaraba, baje kumufata, ariko kuko Yesu yari amaze kubona ijwi ry'ihumure igihe yari ari gusenga muri ka gashyamba, ibyuya bye bikagwa hasi ari amaraso, bisa n'amaraso. Uyu Yesu mbere y'uko asenga, cyangwa se muri icyo gihe yari arimo asenga afite ibyo byuya, ntabwo iryo jwi ry'ihumure ryari riraza muri we. Ariko nyuma yo kugira iryo jwi ry'ihumure, hamaze kuza marayika amaze kumukomeza, icyo gihe igitero cyaraje. Petero ahita afata inkota, abakasa ugutwi k'umuntu wari uje gufata uwo Yesu. Noneho Yesu kuko yari yamaze kumva ijwi ry'ihumure, nkwifurije ijwi ry'ihumure muri wowe. Yesu amaze kumva iryo jwi ry'ihumure, kuko ryari rimaze kumuha amahoro, ryari rimaze kumuha umutekano, ryari rimaze kumwuzuzamo ubuntu n'urukundo. Petero we ntabwo yari afite iryo jwi ry'ihumure, ahita akata ugutwi. Kandi Yesu wari umaze gufata ijwi ry'ihumure, we ntabwo yigeze akenera gukata ugutwi k'umuntu cyangwa ngo amuhutaze, kuko yari afite ijwi ry'ihumure muri we. Iyo ijwi ry'ihumure rimaze kuza kuri wowe, uratuza kandi ugakomera. Ntabwo ushobora gushidikanyishwa n'ibyo uri kubona biri iruhande rwawe, kuko ijwi ry'ihumure riba ryamaze kuza muri wowe. Yesu rero abonye Petero akasa ugutwi, amenya ko nta jwi ry'ihumure riri muri Petero. Araza afata kwa gutwi agusubizaho. Mu by'ukuri yari akoze ibihabanye n'ibyo abantu batekereza ko yari gukora. Ayo mayobera rero yayobeye abo bantu, nuko batari bazi iryo jwi ry'ihumure ryaje ryari yariboneye he. Nicyo cyatumye bashidikanya, baribaza kuki bibaye gutya. Ariko baramufashe baramujyana, ariko yari afite ijwi ry'ihumure muri we. Aragenda akomeza urugendo, bamwikoreza umusaraba, rya jwi ry'ihumure riguma muri we. Mari tugirire neza. Ageze ku musaraba bamukubise imisumari, ijwi ry'ihumure ryari riri muri we. Tegereza ijwi ry'ihumure kugira ngo winjire mu rugamba ukomeye. Yesu atugirire neza. Ijwi ry'ihumure iyo rimaze kuza muri wowe, n'abarwayi ushobora kubakiza. Nari ndimo mbabwira rero ko ugomba kumenya ko niba uri umukristo ukijijwe neza, ubana n'Imana, ugendana n'Imana, hari ubutumire ugiye guhabwa n'abana b'abantu. Ntubutinye ubwo butumire, ntubutinye, ubwo butumire ntubutinye. Genda kuko Imana iri kumwe nawe. Ya Mana mugendana umunsi ku munsi iri kumwe nawe, ntutinye ubwo butumire. Uyu Petero ajya hariya ava i Yopa ajya kwa Dorukasi,
ntabwo yigeze yumva ijwi rimubwira ngo genda ndabana nawe. Petero yaragiye gusa yumva nyine nta mpamvu yo kubahakanira ihari, aragenda, ariko agenda nawe ubwe atabyumva neza. Amaze kugera kwa Dorokasi, hari icyo Imana yakoranye nawe. Petero guheza bariya bantu, buriya yari agiye kubanza gusenga kugira ngo arebe ko yakumva ijwi ry'ihumure rije muri we. Ijwi ry'ihumure mbere y'uko rikugeraho mwene data, ubanza guhura n'ibigusakuriza byinshi. Uyu Petero yamanje guhura n'amajwi y'abapfakazi barimo barira, barimo bazana imyenda, dore iyo yatudodengiye. Ayo majwi yose avuyeho, Petero yinjira mu cyumba, ijwi ry'ihumure riza muri we. Witinya, wikwiheba, wigira ubwoba, hari ijwi ry'ihumure rigiye kuza muri wowe nyuma y'iyo ntambara uri kurwana. Gusa menya ko iki kintu kigomba kukubaho. Urabanza usakurizwe mbere y'uko wumva rya jwi ry'ihumure. Uraza kubona nk'Imana isa naho yakuretse, ariko Imana igutegerereje mu cyumba cy'imbere kugira ngo ikubwire ijwi ry'ihumure rikumura ingoma, rikomora ibyo bisebe wakomerekeye muri urwo rusaku wahuye narwo. Ariko tegereza ijwi ry'ihumure riri imbere yawe. Tera intambwe rero, wegera imbere kugira ngo ubashe gushyikira aho wumva rya jwi ry'ihumure ribasha kuguhumuriza. Turabashimiye abantu mwese mwadukurikiranye. Imana ibahe umugisha. Mbifurije gutunga ijwi ry'ihumure muri mwe kugira ngo ribashe kubakomeza mu gihe cy'amakuba yanyu. Imana iduhane umugisha.